And to send the NRM candidate Rose Kabageni to Parliament. Your Excellency, the constraints. We are constrained by road going to the park. Just to remind you, Your Excellency, that the government has released some money towards payment of TIF. Kiraho akarimbo ko kwakiranya kwa president. Byavugiwe Mulamba kumurahurira ngo NRM eronzere Kabageni ni mwumva ngo NRM yatoye Kabageni mutamureba nka Kabageni murebe ngo ni akoitse bendera ya NRM mumurebe nk'umuntu ufashe ibendera ya NRM abo kuba ebikorwa nibikorwa NRM bikorwa n'umnakuba Museveni nyonyenka chairman ebyo ndakingubasa kubikora kuko ibiri gukorwa byose bikorwa na NRM kuko njewe nka Museveni nubwo ndi chairman ku muntu umwe ntabwo nashobora kubikora nabwecyo ebaru kugamba ngo bakaibo bururu bwa primaries no kubweyo mpamvu aba bari kuvuga ngo bibye ubururu bwa primaries ecyo kikwiha hari NRM icyo ntabwo cyagukura ku shaka rya NRM abo kuba bayibire kuko niba baribye tubururiza turabaririza turacondoza rero twashanga bayibire none dusanze baribye nubu yakuba yagira mu parliament nubwo yaba yaragiye mu parliament nubu mukwata nazo mu gihome baramufata akaja mu gihome ikindi cyo ndi kumva muno n'ikigambo cy'amadini ni ikintu cy'amadini ubu n'ubutwa ubwo n'uburozi nagamba no muguruse mugenzi wanjye Dr. Mateke navuganye na mugenzi wanjye umusaza Mateke nagamba na Bishop Mbitse mvugana na Bishop Mbitse nagamba na Bishop Karisti Rubaramira mvugana na Bishop Karisti Rubaramira asima nabagira nti mutekerezo obutwa futaho muri Kisolo kusimu ndababwira nti mutemera uburozi muri Kisolo obutwa poison obutwa nibwo burozi okay abo kuba nabaringicho mugurusu Mateke ati no kubweyo mpamvu naboje muzayi Mateke ngwe bibiye dini ni dini nenganda ubwoko nibyo byashenyire government za Uganda hagati ya 1966
and 1986. nibyo byasenye government ya Uganda hagati y'umwaka w'1966 n'umwaka w'1986 Kikastwara imyaka 16 yo kurwana byadutwaye imyaka 16 yose turi mu ntambara kureta ubusinge kugira ngo tuzane amahoro.